Yes, reka ngwi ikaze kuri The Today TV. Umunsi kundi ibihe byose tuba turi hano kugira ngo tubagezeho amakuru mashyashya, amakuru yihutirwa, amakuru agezweho, amakuru acukumbuye kandi amakuru y'ukuri, amakuru nyayo. Ndi hano ndi kungoro y'ubutabera nyarugenge n'ubundi niho ndi hano ku rukiko rukuru twagarutse mu isomwa ry'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné Prince. Duheruka hano ku itariki 25 murabizi ko nabahaye ikiganiro mbabwira ni bwari buke Prince Kid yuzuza amezi arindwi kuko Ishimwe Dieudonné tuzi nka Prince Kid yatawe muri yombi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane. Ibyo bisobanura iki? Bisobanuye ko amaze muri gereza amezi asaga muri arindwi n'indi minsi mikeya. Uyu munsi rero twaje mu isomwa ry'urubanza rwa Ishimwe Dieudonné n'amatsiko menshi, abantu benshi bafite amatsiko, ariko mbere y'ayo matsiko ejo hashize hari ahantu nagiye i Kanombe mura n'umugabo arambwira ati narose Prince Kid arekurwa. Ndabwira ni sure, arambwira ati nabirose Prince Kid bamurekura kuko Prince Kid ngiye mu mboni zanjye mbona ko nta byaha bikomeye, nta gikuba, nta kintu gikomeye Prince Kid yakoze cyatuma akatirwa. Bibutsa ko Prince Kid yagirizwa ibyaha bigera muri bitatu, harimo icyaha cyo kimwe cyavuyeho ubu ngubu already, icyaha cyo gusambanya ku ngufu cyavuyeho, ahubwo icyo gushyira ku nkeke nicyo asigaranye, ikindi cyo gusaba ishimisha mu mubiri, gusaba ruswa, ishimisha mu mubiri no gushyira ku nkeke, nibyo byaha bibiri Ishimwe Dieudonné asigaranye. Ku itariki rero 25 z'ukwezi kwa 11 gushize, ukwezi tuvuyemo, ubwo twari turi hano nubwo urubanza rwabereye mu muhezo, ubwo humvaga ubuhamya bwa kode eshatu zatanze ubuhamya mu buryo bw'ikoranabuhanga bakoresheje Skype. Umunyamategeko wunganira Prince Kid ubwo byari birangiye atubwiye ko rwose byagenze neza kandi bafite icyizere cyuko uyu munsi ku itariki 2 z'ukwa 12 Prince Kid umwaka wa 2023 bishoboka cyane ko azawurya ari mu gihugu. Bamwe bati Prince Kid byanga byakunda agomba kurekurwa, abandi bati nyamara haracyari ibimenyetso byakusanyijwe bishobora gutuma Prince Kid aguma muri gereza akaba yakatirwa. Ibyagendeweho bimwe na bimwe cyangwa se inkuru zagiye zivugwa hanze, izo zagiye zivugwa mu mihanda, abantu nuko bavugaga bati impamvu uru rubanza rwa Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonné barushyize mu muhezo nuko harimo amabanga y'ibifi binini cyangwa se abo twakita ubwo bafite amazina akomeye, banze yuko bajya hanze kugira ngo abo bantu bitaza kuba kaduruvaye, abo bantu amazina yabo akomeye bikaza kubyara ibindi bibazo. Prince Kid ubwo yaburanaga we yasabaga ko urubanza rwe rwabera ku Karubanda, akavuga ati ko nanjye bankize ku Karubanda kubera iki tutaburanira ku Karubanda, itangazamakuru rihari, abantu bose bahari bakumva ibyabaye, nkisobanura nkatanga version y'ukuri kwanjye. Abantu bakakomeza bavuga bati ariko Prince Kid ashobora kurekurwa. Ubwo izo ni nama prediction y'abantu bagiye batandukanye, ibyo bagenda bavuga bagatanga ama prediction bavuga bati Prince Kid agomba kurekurwa kugira ngo iyi case idakomeza kuba big, kuko Prince Kid n'ubundi yazayizanamo abo bayobozi bikaba ibibazo. Bakavuga bati byanga byakunda Prince Kid nubwo ibyo byaha bishobora kuba byarabayeho byarakozwe, ariko bitewe n'iyi case abantu bisanzemo ntago Prince Kid yaguma muri gereza. Hari izindi case abantu bashatse kubihuza, haba izaba Moriki Edward bavuga ati aba bantu bashobora kuba bari muri Del, haba izabandi banyamakuru bakomeye bavugaga ba Ruti bavuga bati baragiye batoroka, ariko twaje gusanga batarigeze batoroka bari mu gihugu, bakavuga ati nyamara iyi case irimo abantu benshi, that's why Prince Kid agomba gukora iki, agomba kurekurwa, kuko bayizanyemo aba bantu byahita kiba ikibazo kinini. Iyi nkuru ya Miss Rwanda mwibutsa ko ikisohoka yavuzwe kuri TV5, yavuzwe kuri 24. Murabyibuka neza ko ibi bintu bya Miss Rwanda bikimara kubuzamo ibibazo n'akaduruvayi, murabyibuka ko Madame First Lady, Madame Nyakubahwa Jeannette Kagame yahamagaye aba Miss n'ibisonga bose bagakorana inama. Murabyibuka neza kandi ko uwo bita Miss Iradukunda Elisa
nawe yafunzweho igihe azira impapuro mpimbano yari yakoze zishinjura Prince Kid ariko akaza kurekurwa. Iki ni icyagaragaje ko iyi kesi yari ikomeye, dore ko na His Excellence Paul Kagame ubwo yari ari mu nama ya RPF yagarutse kuri iyi kesi ayivugaho, aravuga ati sinimva ukuntu umuntu bafata ikintu nka kiriya gifite izina ry'igihugu, irushanwa nka ririya rifite title y'igihugu bakayihereza private sector abikorera. Kuko ibiba ntabwo bigaruka kuri uwo mu private sector, bigaruka ku gihugu, bigaruka ku isura n'ishusho y'igihugu. Abantu bakavuga bati ni nabyo byatumye Miss Rwanda murabizi ko yahagaritswe, na n'ubu batangaje ko uyu mwaka Miss Rwanda itazaba, bigahurirana na Mr Rwanda. Ngewe amakuru mfite nahawe n'umuntu w'imbere wo muri Mr Rwanda nuko bagiye muri Ministeri y'Umuco, bagiye kubaza ni byagenze gute, barababwira bati ntago ari twebwe dufite uruhare runini mu guhagarika iri rushanwa. Iri jambo ryo guhagarika amarushanwa y'ubwiza ryaturutse ibukuru, ryaturutse ahantu hakomeye. Mr Rwanda barababwira bati rero namwe nubwo nakosa mufite, nubwo ntacyo, wibaze ko abantu bateguye Mr Rwanda nge naganiriye nabo bamwe barambwira bati guys twarahombye kubera Miss Rwanda, twisanze mu gihombo tutari duteguye, twisanze mu gihombo tutagizemo uruhare, twisanze mu gihombo tutakoze iki, kubera ko amafaranga yose twashoye muri Mr Rwanda bikarangira ikansorinzwe. Nubwo tukaba tuvuga tuti byanga byakuri Mr Rwanda ntago kubaho kwayo biri kure nk'ikisi nk'ukwezi, bati ibyo Miss Rwanda yakoze twe byatugize iki, byatugize ingaruka. Bati iyo batwihanganira bakatubabarira twebwe tugakomeza iyi rushanwa ryacu rya Mr Rwanda. Ariko no muri Mr Rwanda guys, mwibuke neza ko mu itangira rya Mr Rwanda abagiye muri pre-selection ari ndiyo yabereye Selena, hari kuvugwamo utuntu tw'ubutinganye, harimo kuvugwamo utuntu tw'ubutinganye. Ariko mu mboni zanjye nka Sebarekson ibyo ngibyo akaba ari byo bitatuma mpamya ko Mr Rwanda yahagaritswe kubera utwo tuntu, ahubwo Mr Rwanda yahagaritswe kubera Miss Rwanda. Urumva rero haba kuhagarikwa kwa Miss Rwanda hari abantu benshi babigizemo igihombo gikomeye. Already na n'ubu hari abantu bavuga ngo Miss uyu Miss wacu wa 2022 uyu Miss Muheto Divine bakavuga bati uyu ntago yigeze yabaye Miss gute, yayoboye iki ki Miss yayifashe. Miss Rwanda ihita ihura n'ibibazo byose twagiye twebwe tubona ubwacu. So izo rero n'ingaruka n'ibibazo byose twagarukagaho byatejwe n'iri rushanwa rya Miss Rwanda. Aka kanya rero ku itariki 2 z'ukwa 12 ubu ngubu ndizera nashidikanya kuri urubanza rutari rwongere gupfunikirwa nyaboneka, cyangwa ngo batubwire ngo dukeneye ngo ubundi buhamya ngo bwa runaka, kuko ubuhamya barabwumvishije. Bakoze iperereza amezi 7 umuntu afunze guys, amezi 7 umuntu afunze aba ari amezi menshi. Prince Kid abaye nk'umwere guys, abaye umwere akarekurwa, wibaza ayo mezi 7 yaba yaramaze ari muri gereza. Wibaza icyo gihe cyose yaramaze ari muri gereza. Anyway, hari n'abandi bantu b'abanyamakuru nashaka kugarukaho hano bamaze 2 years, imyaka 2 bafunzwe, baza kurekurwa bagirwa bere. Iki kintu rero twanasaba n'ababishinzwe ko bakwiye kwihutisha iburanishwa ry'abantu, kugira ngo hari igihe umuntu aba azira ubusa akamara icyo gihe cyose muri gereza, nyamara iyo avuye muri gereza nagagaruka ngo reclame ngo mwamfunze iki gihe, muri iki gihe muri amezi 7 mfunzwe, nari kuba naratunganyije ibi muri imyaka 2 mfunzwe, nari kuba narakemuye ibi ngibi, nahombye akayabo k'amafaranga angana gutya. No, nago bibaho. Ari nabyo byabaye kuri wa mubyinnyi wacu Jojo Breeze, ngira ngo mwarabibonye, amaze igihe kinini afunzwe, urubanza rwe barushize mu mwaka utaha 2023. So iki kintu cyo kwihutisha nanone urubanza, kwihutisha urubanza, abantu bagenzwaho ibyaha, bakekwaho ibyaha bagasomerwa. Emmy na wari hano nago ninde bagambaniye, ninde wagambaniye undi? Emmy discipline mu kiganiro, icyo cyaha hano turi ku ngoro y'ubutabera wagihanirwa. Ndi itegeko riri mu gitabo cy'amategeko, wagakwiye kubuza izina ryanjye kuko ntago njya nivuga. Nimba utazi izina ryanjye Emmy waba ufite ikibazo gikomeye. Emmy, prediction yawe uyu munsi
anyway production yawe amategeko akurikizwa oya naho nje kubera icyo wanga kuvugisha itangazamakuru ntago nabyanze prediction yawe ni uyu munsi ku itariki 2 z'ukwa 12 nahamwa n'ibyaha baramuhana nibitamuhama baramufungura nk'umwimboni y'umunyamakuru ari kurebera mu mbone yawe se ngewe naciye urubanza nka analyse zawe ariko wowe se nka Sebura bibona ute ngewe nge ni kubona ko uyu munsi Prince Kid hagiye gukurikizwa amategeko n'ubutabera ariko wowe tukuze nk'umuntu uzi kwanaliza ibintu byinshi cyane na operation ujya ukora ntazo bazura mu polisi se ni uca urubanza ni uca urubanza nukubakubita ikintu bitaneza ko Okay, ni Emmy ni ibitekerezo bye na abanyamakuru n'ubundi bagiye batandukanye baje hano ku ngoro y'ubutabera bitabiriye isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid. Iki hari cyo nuko tugomba gutegereza uri kugenda ubibona mu mashusho Prince Kid uburyo ari buze kuba asomerwa umwanzuro w'ubutabera uri buze gutangazwa hano ku rukiko. Ibyo bintu byose ni ibintu uri buze kumenyera kuri Day to Day TV. Abari buze kubabara mwishima mubabara kwishima no kubabara ni ibintu bibaho ariko icyo nzi nuko burya nubwo duheruka hano mu rukiko hari umucamanza atujyanye mu cyumba cya kane maybe nimba nibeshe atubwira ikintu cyitwa mediation ni ubwiyunge. Mediation ni ukuvuga ngo mediation ni kwa kwirinda kwihutira kujya mu butabera mutari mwakora ubwiyunge. It's a mediation. Ibyo ngibyo rero bizagabanyiriza leta kuba yashye ubucucike muri gereza imanza nyinshi zihombya leta. Nyaboneka iki kintu barakitubwiyeho ubwo twari derutse hano batuga kuri mediation baravuga ngo abanyarwanda mubashishikarize itangazamakuru mudufashe mushishikarize abanyarwanda ikintu cyitwa mediation ubwiyunge mbere yuko mujya mu mategeko kuko igeze mu mategeko havuka ibintu byinshi kandi bishobora no gutuma habaho depense haba wowe urega haba umwanya uta haba kwishyura izo abo bavuka n'ibindi byose. Mediation rero nicyo kintu cya mbere ngiye nabifuriza mbere yo kujyana umuntu mu nkiko ukabanza gutekereza kuri icyo kintu. So turi hano Emmy waje iwawe wagiye iwawe so reka mubwire ngo nayisobanuye udahari ntago ari wowe nsobanura mediation n'ubwumvikane. Mediation n'ubwumvikane no gukemura amakimbirane mbere yuko mwebwe mwifata ngo mujye mu manza mujye imbere y'ubutabera like mugashaka umuntu ubunga mukabanza mukaganira ku bibazo mbere yuko mubijyana mu nkiko. Izo nkiko rero nizo zituma mutakaza amafaranga nizo zituma mutakaza umwanya wo kujya kuburana n'ibiki kandi ibibazo mushobora kuba mugomba kubikemura mbere yuko ibyo bibazo byose bibaho sibyo. Abacamanza s'ubundi babereyeho iki babereyeho guca imanza zananiranye. Hari nk'imanza Emmy zitakwiye kwivangamo mediation. Kanguha urugero umwana wawe nimba bamufashe ku ngufu arahohotewe already uwamufashe rero ntabwo azaza ngo mukore ubwumvikane uba ugomba kujya kuri RIB. Icyo gihe niyo ushaka kujya muri mediation urumva ukajya muri RIB uri kunyumva neza Emmy ukajya kuganira n'umubyeyi akaguhereza ibiceri bike akakubwira rero twumvikane umwana wanjye n'uwawe dore bakoze gutya ariko icyo gihe iyo RIB bimenye ubu uri umufatanyacyaha. Rero hari imanza zitakakwiye kwivangamo uya nyine hari ababyeyi babikora umubyeyi akavuga ati turadilinga muhereza amafaranga ya naya ikibazo gikemuka. Hari ababyeyi bakunda amafaranga Emmy. Harya umwana we yitwa nde? Akarabo akariza agasaro hagati aho mwana wanjye yitwa Isaro. Mu minsi iri imbere ndakora channel y'umwana wanjye yitwa Isaro uzagikoreraho iyo content y'umwana wanjye gusa umwana wawe gusa umwana wawe uzajya ushyiraho pampa yambara bari kumwoza ukumva bamwambitsa agapampa utwenda yambaye umwana ateruwe na nyina uri kumva uburyo nyine umubyeyi yita ku mwana. Ariyo ushaka iyo content izarebwa bazayirebe cyangwa babireke izaba imariye iki se agasaro izaba ikimumariye uramuna ari umufungura. Umwana wawe afite imyaka ingahe harya Emmy? Afite amezi sese bo wanyishyuye Emmy ni umunyamakuru Emmy nyawe muramuzi cyane ni umunyamakuru kuri YouTube channel ariko Emmy abanyamakuru icyo tugomba gukora bro it's a collaboration
tukashyira hamwe tugashyira agapira hasi tugafatanya sibyo iki kintu ntabwo cyane ngombwa ko nyivugira kuri kamera ariko abantu banyihanganire uri inshuti yanjye urabizi mufata nk'umuvandimwe wanjye anyway gira ngo turi hano n'ubundi ku ngoro y'ubutabera ni day to day TV n'ubundi umunsi kundi isaha ku yindi segonda ku rindi umunota kundi tuba turi hano kugira ngo tubagezeho kore share ariko nanone ukore like kugira ngo ujye ubona notification za day to day kugira ngo buri gihe buri kanya tujye tubagezaho update news